Heaven Film Studio dutangiriye hakunino. Dutangiriye n'umundi kuri patrouille. Noneho dutangiye kuri patrouille. Zanyishyamba ziri kuri patrouille muri rya shyamba ryaso. Ati turebe wagwane. Ako ga soundtrack bakita Saga Soldiers. Vuba turaza kukabahiriza ka Saga Soldiers ka soundtrack. Saga Soldiers. Saga Soldiers. Baza kukabahiriza. Barangije barakomeza bigira imbere. Ndibutsa ko ushaka kukareba kano kaboro kadasobanuye, kano ka video, kano gace tugezeho kadasobanuye, wagicaho ngaho muri comment ukabona link ukakareba, karimo kadasobanuye. Saga Barakomeza baritemberera mu ishyamba. Bifunze kabisa. Barakomeza baragira. Tugaruke muri rya shyamba nanone. Irimo gukorerwamo patrouille. Hari umwana w'umukobwa n'umwana w'umuhungu. Bibutsa ko iri shyamba nibamo abantu bagendamo ntacyo bitwaye. Umwana w'umukobwa arimo kugenda asomana n'uwamumu. Bigaragara ko nyine ari abantu bakundana, barakundana ko. Barimo kugenda bahana tubizo umuhungu acishamo agaterura umukobwa. Then ukabona nyine ni ibintu biryoshye n'agahinde. Kwa biragaragara ko nyine nimba atagiye kumusura avuye kumusura. Kimwe muri ibyo. Umuhungu arimo kumwereka ati tuwe nzagukunda ubuziraherezo. Bibutsa gukora subscribe ku muntu utarayikora, kuko utu filime twazatugucika. Bibutsa ko wanareba kandi ga filime hano kuri no channel yitwa Heaven Film Studio, yitwa Imbahekazi, Umugore w'ishyano, ndetse n'utundi twose tumeze neza. Filime zimeze neza ni hano zica. Hakuno tugaruke hapo. Umwana w'umukobwa uteye gutya baramuhamagara Taro. Umva mani ntago bishoboka ariko. Ati ibyo uvuga ntago bishoboka. Umva rekana nako gatipe. Ati rekana nako gatipe. Ati ngende umuzigo urenze. Urumva ngende umuzigo urenze ntago njya mvugana n'ubwo butipe bwa fake. Arangije acaho yigendera. Kuko umwana ni umuzigo. Nawe urabibona ko umwana ari iki? Ni umuzigo. Aca arigendera. Aho arigendera. Turabona hano ngiye mfite inzu zo kusubaka etaje hano nkaturana n'iriya n'ibikorwa byanjye bishimwa na kwa kwirarira kw'abahungu gukora ni burya nimba uri umuhungu ntabwo nshaka iyo uzirarire. Hari amabona harimo amakosa menshi. Ati ngiye iyo mbonye zino nzu ngiye mbona harimo amakosa menshi, ngiye nzubatse neza, nazubaka neza mu buryo bwiza. Ati reba hariya hano mbaza ngo byagenze gute nguzanjye nawe. Tumundi ngiye niwe mfite rega mu nzozi ngo kubana ese shiri ubona nge nawe tutameze nk'ababana. Reba nk'ubu wansuye twansuye n'iki kunze shiri. Wow, nabikunze. Ngo rero ubundi ufite imyaka ingahe? Ati ubundi ufite imyaka ingahe? Imyaka 25. Wa mwana w'umukobwa afite imyaka 25. Ati ufite imyaka 25? Wow, umuhungu arishima. Byibuze bana nibura nko mu myaka 30. Nyagasani nyumviye umuhungu rano ngashaka kubana n'uyu mukobwa afite imyaka 35. Umukobwa arababara. Umuhungu ni Mariana igicucu. Sharinga imyaka 25 ni mikeya. Imyaka 25 ni mikeya. Imyaka 30. N'umwana w'umukobwa wese ahita ababara.
ariko uzi ko akubona uri muremure ukureshya si ko umufuko wawe ungana. umuhungu barasaze ungana ni gutyo mbwira ikintu ko ngukumbwiye amagambo nk'aya. Okay, none uzirongora. ati none uzirongora. Umukobwa witekerezeho imyaka 45 abahungu rega babaye abiwe. Yeah. Tugaruke kuri ya patrouille. Arangije araza mwibuse ko bari mu ishyamba imwe. Wa mukobwa ahura na wa mukobwa wundi. Wa mwana w'umuzigo urenze atumeze gute? Ya pati yagenze gute? Ye patisi. Mwika yataye umutwe. Ari pati naringiye kujya musaza tukayijyanamo. Waje byahumanye. Ati Tukajyana. Ehehe. Wa muhungu ibuka yashwana na wa mukobwa. Tugaruke kuri ya patrouille. Barakomeza baritemberera. Ako kanya wa muhungu araza no guta umutwe agunga ba zanyeshyamba. Arazigonga. Dore umwako. Uyu ni umwako hano ngasinze nimba ari waje. Izi nyeshyamba ziriyenza turazizi. Ati pfukama hasi. Pfukama hasi arangije apfukama mu byondo. Wa mwana w'umusore apfukama mu byondo. Dore umujinya fandi. Ndiko se sha. Uraza wirukanka utareba abantu ukagonga abantu. Wasaze byagenze gute? Wasaze ko ndimo kuza ugonga abantu. Ni stress uje kuzimfata. Hehehe. Ariya harumukubikira. Shaka kutugongo, shaka kutumara. Turashaka kutwica wowe urashaka kutumara. Oje ni gutuma. Umuntu abaza. Shaka kutukura kuri inosi. Nyeshyamba za hano zirirata, ziriyenza. Usanzwe uvuga gutya. Manuka. Kandi koko arazigonze. Gaza mu mazi vuba. Noneho reba fandi ipeti rimwe riracuritse irindi riracurukoye. Nyeshyamba za hano nimba zimeze ute? Amuginga afite n'ikiburu, amuginga ni gutuma umuntu avuga ko gusubiza amuginga we. Baramukubita. Nakubwiye ngo zino nyeshyamba ntago zikina. Amuginga afite ikiburu byatanga. Afane ni ukuvuga ngo njyewe nigenderaga. Ariko namwe kabisa sinzi. Ubundi hano mbwiye amaze gushwana na sheri we kwa guta umutwe yisanze muri bino bibazo. Ninde hakuzanye se ubona hanga. Njyewe ni gute. Ngo umva umusore yataye umutwe. Stress ufite nizo ziza zituma uzugonga abantu. Ntago mbizi niba ari stress. Ubundi se mwebwe bite? Bite turi cyinshi. Reba hano. Oya basi sorry. Baramukubita. Hano usinze nimba ari buhave kabisa. Oya reba hano. Uretse twibukira. Uretse. Ubundi ari he. Ngari he. Musore yasaze. Kandi wibuke ko ari ubiteye byo kubwira umukobwa ngaza mu shaka afite imyaka 35. Ziba. Ticeceka aho ngaho zibaho. Ufite ikiburi cyinshi umuntu agushira meke. Cicika kwa. Nakabona usubira mu gihe. Muraba yakubereye. Janeza. Umuginga afite ikiburi cyinshi. Aramukubita. Muginga gusa. We muginga. Uraza kutubwiriza aramukubita aramwongera. Manura intoki mu mazi. Manura amazi. Ati manura intoki mu mazi. Agasana. Umusore wari uvuye kwisurirwa n'umukobwa nibi bimubayeho. Uraza ugonga abantu. Uriyo kuntu mwako umuntu awubyukana. Stress z'abakobwa. Menyura umukobwa kasira. Umawica. Barangije baramukandagira. Izi nyeshyamba nta mutima zifite. Shaka kutunga wowe. Ako kanya wa mukobwa yahise ahagera asanga sheri we apfukamye mu mazi.
ati sheri ni wowe kizunguza umutwe ndabingi ati ndabinginze namubabarira ati mumubabarire rwose ninjye wabiteye byose wabimuteye nawe ugenda utera stress z'abahungu ati niwo ugenda utera stress z'abahungu bose bo kuri ino si kumara abahungu bose bo mu tuba urashaka kumara abahungu bose ko bajya kare ushaka ko bajya indera bose nyine twakama ati nawe pfukama ati nawe pfukama arangije yari yigize siko nta rusoni mugira ushaka kutumarira abahungu wowe tuba urashaka kutumarira abahungu mumbabarire ni akantu gatoya kari kabaye umumbabarire abarose warabamaze ndabingi hehehe niko sha kusha uyu mukobwa yarakuroze uyu mukobwa yarakuruze mwiza cyane ku buryo waza ungonga afane tuba urabona umukobwa ari mwiza ku buryo wakirwa uza kutugonga wowe ugata umutwe ni mwiza ariko iki ngiki abantu cyongeye kikanamukubita nta mikino uri mwiza ku buryo yatesha umuntu umutwe ku afande uri hano nta mikino nyafande yarankunze nanjye ndamukunda terega yarankunze nanjye ndamukunda haguruka ubimbwire neza atugahaguruka ubimbwire neza haguruka ubimbwire neza nyine ndamukunda akumariye iki unamukunda kundaga ariko nyine twari duserereye gusa ahise ubundi mwapfuye mwapfuye iki ubundi kwanza ubundi byagenze gute mwapfuye iki nyine uyu mutipe ngiye twakundanaga ariko njye namubajije impamvu iri gutuma tutari kubana arangije arambwira ngo agomba kundongora nyuma y'imyaka haya kuko n'abafande byarabasekeje abafande nabo byarabasekeje za nyishyamba nyine nari nsanzwe mbimuha pe sawa rero barangije bararebana baraseka nabo bumvishe ibyo bintu bitabaho gusa umurongo w'ishuri singa ati urayifite ikibazo cyo kurongorwa ati ufite ikibazo cyo kurongorwa ureba fande ati kiri ati fata ati wowe rero ufite ikibazo cyo kurongorwa ati noneho ugenda ati afande rwose mumbabarire ntabwo bizongera usabye imbabazi ati wowe rero sasa wowe mubure bamwatse wa mukobwa dutangiriye hakuno hehe dutangira hano ya nyeshyamba irimo kubyinisha umukobwa afande arimo kuyituruka inyuma afande arahagarara arabareba tugaruka kuri ya yindi ati sheri ko wazanye inda hano inyeshyamba zibohoye noneho iyi ngiyi ifite abakobwa babiri irimo kunywa amafeyi n'ibiki aya ni amafaranga iyi nda ni amafaranga barangije baramuhobera hano kumwe n'ibiryabarezi cyasinze cyane mbere y'iminota 5 yuko tubona biriya ko byagenze dutangiranye na ya nyeshyamba hano yazanye inda iri kumwe n'ibyana hano hakuno cyane kiraza kiramuzunguza atari wambonye cyane n'ikindi kiraza cyerekana agatafari hacaho umuzungu mwabonye umuzungu tugaruke hano ku yindi nyeshyamba bibutsa ibingibi nibyo twabonye nuko byagenze mbere yuko tubona afande agera kuri uyu musore hey barabanza barahoberana iwana inyeshyamba hano zibohoye zirabyina rwose iwana tugaruke hakuno
iki ngiki cyabaye nk'ikigoryi kubera ibitabi. Ati mwabonye aha hose nahanjye, ati hano hose nahanjye. Gitangira kwirarira ishyamba, rya shyamba ritari, ati hano hose nahawe, ati hano hose nahanjye. Ati rero abakobwa bicwa n'ibyo bumva, ati hano hose nahanjye. Ati sheri ko wazanye inda, komera uko ufite abdominal ko wazanye inda, nta n'amafaranga. Ati ushaka kuvuga ko ari amibe? Oya, ni amafaranga. Nyishyamba iri hano yaragoswe, iri hasi ku butaka. Ati ni amafaranga. Kirangije do kimeze nk'igicucu. Noneho avandi nabifata abanza ari bubibyice. Kirangiye kiragenda byasinze kimeze ukuntu hewan ubuyobe. Birangije baragenza, tugaruka hakuno. Panda ari inyuma ntago kibizi, ntago kibizi. Kirasomanagura kiragirana. Kosa niko sha uri mubi. Umuhanda nuwa barangiye bapfukamisha umwana w'umukobwa. Ati nawe jya hasi, jya hasi. Iri shyamba ricamo abantu nta kibazo, ricamo abantu ntari. Izi nyeshyamba rero nta muntu ujya uvuga, bacaho barigendera. ngo ni igipfubu ni igipfubuzi. Arangije aragikubita inkonji mu mutwe, agipfura umutwe. Mu rugo ni hehe? Ariko tutakuzi. Haguruka nkubone urenga. Izi nyeshyamba rigiye zicishamo zikaba abana beza. Zangije zireka ka gakobwa kariruka karigendera. Iki ngiki cyo kireke. Iki ngiki cyo ndagica none. Ngo wigize aragikubita, aragikubita. Atafande ati ibintu burimo kuzana ntago ari sawa. Cyararakaye kiriruka. Cyarirutse. Barangije barakomeza imbere. Bakomeza imbere noneho dore cya kindi nacyo. Ati dore. Fanda rumira. Noneho ndabona bafite babiri. Barangije baraza. Cyasinze kirangije kirababona. Kibona fande wacyo. Abangaba barangije babona abasirikare. Kirangije kirabona ko cyasinze kiza kimwegera. Kiza kimwegera. Kiza kimwegera. Kiza kimwegera. Kiza kimwegera. Nawe arakireba. Kiza kimwegera. Kiraza. Cyanjye kimutumurira itabe mu maso. Ari afande wacyo. Kiracira. He. Why are you running? Jesus. Kimeze nk'igisazi. Kirakomeza kinywa amafeyi.
yakomeza kinywa itabi kirongera kiracira. Fande ararakara kubita urushyi, gikubita urushyi agikura amenyo. wowe haguruka se. Reka shamye muzana. Haguruka. Arangije ahamagara ba bakobwa ati mwebwe muzi hano. Mbibutse na Fande hano ntago yoroshye. ni umusinzi duhuriye hariya sinzi. Barangije baramwihakana ati umusinzi duhuriye hariya hirya ntago twe tumuzi. Ati muceceka aho ngaho. ibyo mugenzi wanjye yavuze niko bimeze, ni umusinzi yaratunaniye. Yego koma. Arangije bamushirishamo ati yadushirishamo. Arangije abasirikare n'abana babi ryanjye niryo ritumye unkubita gutyo. Ikibazo Imana izaguha. numvira cyasinze. Arangije tisha tifatongo nanjye mfatungo urwo rugo rye rureke. Afande ibyana byanjye urabitwaye se. Barangije bati mwakoze kureba aka kano ka video.